hari umuntu nkunda cyane muri Bibiliya. Ni umudamu witwa Ana ni nyina wa Samweli. Uriya ni umugore waruhijwe ajya mu bigeragezo byinshi kubera gushaka umwana. Ashaka umwana akajya arira. Hari igihe mu buzima ushaka ikintu ukaba ufite none n'ikigeragezo kiri wawe mu nzu, kuko ngo Ana yari afite mukeba wabyaraga uzi kwifuza umwana habya bindi umukongomani yaririmbye ngo kombo ya mwana nayo kakapa yabavuze ngo izina ry'umwana naryumvaga mu baturanye. None Ana we ntabwo yaryumvaga mu baturanye, yaryumvaga iwe mu nzu. Mukeba wafite abana ari kugira abana iki byose ari koza abana. Ngo iyo bajyaga gutanga ibitambo i Yerusalemu n'umugabo we, ngo umugabo yamuhaga pari 3 cyangwa 2 undi akamuhima ko yaramukundaga cyane ubwo se atabyaraga. Ariko nyine ikigeragezo birakomeza kugeza ubwo noneho mukeba yamubwiye ati umva noneho bimigeze. Ariko ibyo n'ibyo byihimbe ntago uzabisanga muri Bibiliya. Bamwe ngo wirirwa udusakuriza kubera umwana, aho bigeze uzagenda ubaze igipupe ujye ugiheka kiba umwana. Hari igihe umuntu akubwira ibintu bikagukurushura. Nibyo mu buzima hari igihe ushaka gushaka ikintu ugashaka ikintu, umuntu akaza akakubwira ijambo rimwe bigatuma uhaguruka. Ngo yarahagurutse aragenda asenga ijoro ryose, kuko bavuga yuko ngo umukozi w'Imana yaraje asanga ari kudidimanga yaraye ijoro ryose aramubwira ngo muzarekera gusinda ryari. Undi abati umukozi wawe umuja wawe ntabwo nasinza ahubwo mfite intimba yo kubura umwana. Umukozi w'Imana no yumva ikibazo aho kiri aramubwira ati genda, igihe nk'icyo uzaba ufite umwana. Nibwo yabyaye umwana mwita Samweli. Igihe kigeze araza aramutanga mu buzima. Bivuze ko mu buzima ntuzifate gutya uzinga amaboko ngo ibintu bizizana. Bisaba ko ubishaka, ukagira umutima ubishaka, ukagira agahinda ukabikorera, ugahaguruka ukirukanka ukabikorera. Imana irabiguha. Ugomba kugenda ufite intumbero n'ibyo ushaka. Hano yashakaga umwana, arapfukama arasenga, Imana iramumuha. Ibintu byose Imana yarabiduhaye. Nubwo ngo nta muntu wavukiye, hari abavukira amezi 6 cyangwa amezi 7, ariko twese tuvukira amezi 9. Nuvuga ngo ibyo Imana yaguhaye wowe nanjye yarabimpaye, ahubwo nitwe tugomba kubishaka, ugashyiramo imbaraga ukabishaka. Ariko byose bigasaba ukagenda ukiranutse wejejwe, ntugende uhutaza abantu, ugenda ugira gute. Abanyarwanda bavuga ngo Imana ifashe wifashije. Ntabwo uyu munsi uzirirwa uryamye ngo Imana izaza kugufasha. Aho bisaba kuhaguruka ugakora, ukongera ugakora. Natwe turani Buraya tugomba gukora, uterura ikarito, ugire gute, ujye kwiga, ugire gute, ukora. Ibyo byose hamwe uzatera imbere. Kandi nubona na mugenzi wawe barateye imbere, ibintu by'amashyari, ibintu by'imvugo mbi tujye tubireka, kuko biriya bintu nabyo bibuza abantu umugisha. Kwirirwa aho kubona umuntu yateye imbere uvuga uti ni byiza, nk'ora Serge afite akabara, no umwana mutoya afite yiyemeje imirimo, n'umwana mwiza yateye imbere, ukamwankuraje. Ariko uvuga ngo nguriya senga ibi n'ibingo iki ngo yabikuye, utangiye kwibaza ahantu yabikuye. Yarabikoreye, ahubwo mwegera umubazo uti wabikoze ute nanjye mbikore.